Si buri wese ubona ibi bintu ndabizi ushobora kuba wicara ugatekereza uti ubundi nzaba umukire ko mbona ubuzima bukomeza kwanga n'amafaranga n'akazi gafatika ufite bese ukabona n'ahantu bishobora kuzaturuka ariko reka nkwibira ibanga dore ibimenyetso byerekana ko uri gutera imbere mu buryo butuje kandi ushobora kuzaba umukire. Abantu 99% ntibabona ibi bimenyetso cyane cyane ikimenyetso cya 8 bigatuma barekeraho hakiri kare bakibuza amahirwe yo gukira kandi bari bagiye kubigeraho. Niba ushaka kumenya byose ntusimbuke video ngo uhite ugera ku kimenyetso cya 8 ahubwo umva video yose urasanga n'ibintu bifite mu buryo utarusobanukiwe neza kandi nkwibutsa ko ntabwo ari itegeko kuba ibimenyetso byose ubifite ahubwo kimwe cyonyine kirahagije. Niyo mpamvu ugomba kumva iyi video kugeza irangiye. Reka dutangire n'ikimenyetso cya mbere. Uri kwiyemeza kuba umukire uti gute? Niba ubwenge bwawe bwibanda ku ntego imwe rukumbi ariyo kugira ubutunzi, ibisinzozi zisanzwe zo kumanwa ni ubushake bukomeye bukuyobora mu byemezo byose ufata. Wabwiye inshuti zawe cyangwa bo mu muryango wawe ko uzaba umukire bakabigira urwenya cyangwa bakaguca amazi ariko ibyo ntibigutera ubwoba. Umutima wawe uzi neza ko ari ikibazo cy'igihe gusa kugira ngo ibyo wiyemeje bibimamo. Ubwo bushake n'ibitekerezo ntukabifata nk'ibintu bisanzwe uti buri wese arabigira kuko nawe wifuza kuba umukene. Ariko ndakubwira ko hari abantu bakora ngo biteze imbere ariko muri bo nta gitekerezo cyo kuzaba umukire uretse gukora gusa nyine. Wowe rero niba ugira igihe ukabitekerezaho ukavuga uti ni gute nanjye nzaba umukire udakurikiye gusa gukorera amafaranga byonyine, ntiwihebe buryo uri mu nzira zo kuzaba umukire. Ikimenyetso cya kabiri, uhangayikishwa n'insinzi ku mpamvu nziza. Umva icyo bisobanura. Utekereza buri gihe uko wabigeraho, urakora cyane ukiha intego cyangwa ugatekereza mu mutwe wawe uti ariko buriya umuntu yazagera ku rwego rwo kugura imodoka gute, umuntu yazubaka inzu gute. Ndabizi kubera ubushobozi ufite n'ubuzima ubayemo ntabwo byashoboka ariko byibuze icyo gitekerezo ujye ukigira. Cyangwa se ugasanga wifuza gufasha ababyeyi bawe bakagira ubuzima bwiza butarangwamo impungenge z'amafaranga, ukumva watanga umusanzu kuri abo bagufashije mu rugendo rwawe, yaba ari inshuti zawe, umuryango wawe. Mbese uhangayikishwe no gukora impinduka nziza mu buzima bw'abandi bikagutera imbaraga zo gukomeza gukora cyane no kugera ku ntego zawe. Ibi bigaragaza ko uharanira ubutunzi bufite intego. Rero nturambirwe cyangwa ngo ureke kubitekerezaho kuko ibyo nibyo bituma ukomeza gukora cyane. Ikimenyetso cya gatatu, uri gutakaza inyota y'ibikurangaza. Ubu ushobora kuba waratangiye kureba filime zikubaka cyangwa kumva video zikungura ubumenyi, apana za filime zitaguha ibyishimo by'ako kanya gusa ahubwo za zindi zinaguha igitekerezo ukumva nawe wagikoresha. Ushobora kuba usigaye witabira amahugurwa cyangwa gukora imishinga migufi. Ibi bigaragaza ko uri guha igihe cyawe agaciro, uri kugenda ubona buri saha nk'amahirwe yo kwiyungura ubumenyi cyangwa kugera ku kintu gifatika. Ikimenyetso cya kane, uri kuva mu nshuti zidafite imyumvire nk'iyawe. Kuganira n'inshuti zitagira intego nk'izawe ntibigushimisha nk'uko byari bimeze mbere. Si uko wumva uruta abandi ahubwo ni uko imyumvire yanyu itakijyanye. Uri gushaka abantu bagutera imbaraga, bagutera akanyabugabo kandi bagufasha gukura. Iyo ni intambwe ya mbere mu rugendo rugana ku butunzi. Ntiwihakane inshuti za kera ariko urimo kuba maso ku bantu h'umwanya wawe. Icya gatanu, uri kwiga guha agaciro ubumenyi. Ufite inyota idashira yo kwiga, uhora wumva washaka video zijyanye n'uburyo wabonamo amafaranga cyangwa video zikugira inama ziguha motivation, cyane cyane video zanjye hano. Uri kumva ibiganiro, kureba amashusho yigisha no kwigira ku bantu bageze kure. Nubwo waba utarabimenya byose, ubushake bwo kwiga burakujyana kure. Abantu bagira ubutunzi bazi neza ko kwiga bitarangira. Uri kwitegura kuzabona amahirwe no kuyabyaza umusaruro. Ikimenyetso cya karindwi, uri gufata ingamba niyo yaba ari ntoya. Waba waratangije umushinga muto, gutangira kwizigama cyangwa gukora igenamigambi ryo kwishyura amadeni. Ntiwategereje ibihe byiza, uri gukoresha ibyo ufite. Ibi bigaragaza itandukaniro rikomeye hagati yawe n'abaguma mu nzozi gusa. Buri ntambwe niyo yaba ntoya igufasha kwegera intego yawe. Ikimenyetso cya 8, nutinya gutsindwa. Iki ni ikimenyetso abantu 99% batabona, abandi benshi bahita barekeraho iyo ibintu bitagenze neza. Urugero, bahombye, babirukanye mu kazi, icyo biyemeje ntibakigezeho n'ibindi byinshi. Ariko ubona gutsindwa nk'igice cy'urugendo, uzi neza ko niyo watsindwa hari icyo wiga. Gutsindwa ntibiguhungabanya kuko ubifata nk'ishuri. Iyo hari icyakunaniye usubiza amaso inyuma ukiga, ugahindura uburyo, ugakomeza. Uyu niwo mutima ugira ubutunzi, kutava ku izima no gukomeza kwihagararaho. Rero niba ubonye ibimenyetso muri wowe, uri mu nzira nziza igana ku bukire. Si ugutegereza igihe cyiza cyangwa gutungurwa n'amahirwe, ni ugukomeza gutekereza neza, gushyiraho ingamba, kwiga buri munsi no kwiyegereza abantu bagushyigikira. Ntutinye gutsindwa, ni isomo rigufasha gukura. Ubutunzi nyakuri si amafaranga gusa, ni ukuba umuntu wuzuye ufite intego n'umusanzu utanga ku bandi. Komeza wihangane, komeza wige, komeza ukure kandi wibuke no gukora subscribe ndetse na like. Kore share cyangwa wohereza abandi bantu iyi video. Ndabizi abayikeneye ni benshi bifuza kubyumva. Mugire amahoro n'amafaranga, ndabakunda.